igihe kinini uri gusenga 2021 nibwo twabanagaho mu gipangu na nubu niko bimeze ubuho rero byaruhijeho kagira inkuru bimeze bite ubuho byaruhijeho kuko hari umusonga Imana yagize gutya ikuraho yego nukuvuga ngo ubu icyameraga nk'ikintangiye cyatumaga ntarushaho kugira neza gusenga neza ubu cyavuyeho ubu noneho ndi gusenga mbohotse nta kibazo numva gufuri mu mavuta uri gusengera abantu ni none na nubu nuko ubuho noneho ndengejeho akantu kavuga ngo byaruhijeho ubu byarikubye kuko nasengaga ndi mwikode ubu sinkiri mwikode haleluya no twahura tugasenga kuko twasenze Imana igakora noneho babona uko yakoze bakifuza ko twongera kugira gute gusengana n'ubundi hakabaho nabandi bafite ibyifuzo bikaba ngombwa ko bamamagara bakavuga ati dufashe uduhamagarira Imana igira ibyikora icyo gihe nkabikora rero Imana kandi ikagira gute igakora kandi harimo ubuzima bukakaye pe yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro reka nshimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabe umugisha nanjye icyo nabasezeranije nuko tabicisha irungu ahubwo nkagenda nkajya gushaka abakozi b'Imana abahanuzi abavuga butumwa abantu bose bafite impano zitandukanye bafite icyo batuganiriza bagatuma twishima niyo mpamvu nafashe urugendo mvi Musanze undi mu karere ka Burera umurenge wa Cyanika mu kagari ka Gisovu umudugudu wa Rusenyi niho naje kureba umukozi w'Imana uri imbere ya kamera tugiye guha umwanya kugira ngo atwibwire. Amen. Ni karibu tangira wibwira abadukurikiye amazina yawe. Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe nitwa Innocente Batamuriza yego ndi umudamu ndubatse mfite abana babiri yego nanjye ntuye muri Burera yego umukobwa abana babiri umukobwa n'umuhungu yego ku mazina yandi nitwa Mama Chris cyangwa se Mama Isabelle yego nanjye rero nkunda Imana nkunda gusenga ndi umukozi w'Imana muvuga butumwa umuhanuzi byose mbese ndabikora yego rero naje nabitabye ngo dukorane ikiganiro sawa Imana iduhana umugisha yego ugiye kudusengera usaba Imana ugangize kubana natwe muri iki kiganiro nta kibazo yego kadusenge mu izina rya Yesu yego Uwiteka Mana ishobora byose Uwera wa Isiraheli turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ko waturinze wabanye natwe watugiriye neza izina ryawe nirihimbazwe umwanya nk'uyu nguyu turasenze kugira ngo ubane natwe udushyigikire rwose uhagarane natwe utugirire neza hirya no hino ijwi ryawe ryumvikane kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi Uwera wa Isiraheli ukore ku bantu bawe imitima ibabaye uyomore ishavuye uhe kunezerwa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ngaho ganzu utegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu amen yego tuguhaye ikaze murakoze nibwo bwa mbere waza kuri YouTube ni ubwa mbere mpaje ariko nta kibazo ufite ubwoba oya nta bwoba mfite ariko ufite agasoni agasoni nk'umukozi w'Imana nyine ko kwifata ntikabura ariko nta kibazo kuko ni abantu b'Imana tuba turi kumwe yego ariko n'ubundi mu Kirundi banzaho bavuga yuko umugore ari umupfasoni ubundi igitsina gore barangwa n'isoni nyine kwibombarika n'iki ntibasare nkanjye cyane ntabwo kabura ku bagore n'abakobwa kabagari Innocente uranyihanganira ngenda akoresha izina Mama Isabelle nta kibazo kuko ni nabwo bwa mbere Innocente naryumva harya tuherukanaga ryari
duherukana haba haciye kuko Isabella uba afite imyaka 5 duherukana rero Isabella afite nk'umwaka umwe cyane pe haciye igihe kinini cyane none uwo mpetse nawe ari mu mezi 9 yega ariko nka rwose ubari yicaye hari ari kukureba ukuntu uri gukora ikiganiro nawe ari kubireba azi gukambakamba arabizi no guhagarara ribizi nubona kambakambye zikagusanga hano urabigenze araje gufasha mama we aya umwana muto ntabwo twamushyira kuri kamera yego uyu mama Isabelle tuziranye kuva 2021 yego twabanaga mu gipangu ahantu bita Nyarwanda yego ibuka bwa buzima ubuzima bugoye bukakaye ibintu ari ugupfundikanya ariko Imana hari uko yabigenje yego nawe nzi kumeruka ndi mutoya none dore ubu nabaye munini cyane pe ariko nyuma twongeye guhura wambaye isarubeti ni sarubeti ni imyenda ni uniform ariko ni uniform burya niga ubukerarugendo ipantaro nyine n'intuza ipantaro n'ikote ryaryo icyo gihe niga ubukerarugendo ubwo nyine nari ndi muri stage burya igihe wantwaraga mu modoka nari ndi muri stage arya twahuriye he ugiye he twahuye nturutse mu bice byo mu Butete ndi kugana mu Kidaho yego ngenda n'amaguru niyo twahuriye warabirangije se by'ubukerarugendo iby'ubukerarugendo nabirangije n'impamyabumenyi ndayibona yego ubwo mbese irarambitse igisigaye n'akazi ubundi Paulo nyuma yo kuvuga ijambo ry'Imana yabahaga amahema kugira ngo abone ibyo akora niko bimeze umuntu udukurikiye ufite kampani yajyanye na certificate ufite n'iby'ubukerarugendo rwose azaguhamagare akwihera akazi nawe ubona uko uhanurira abantu uri kubona n'iby'umubiri si byose niko bimeze hari n'umuntu wakunze kubivuga cyane avuga ngo umubiri ngo roho nzima ngitura mu mubiri muzima cyane rwose niko bimeze gutya ndi gushinyika nako ndi guseka gutya ndi guseka se wagize ngo nta kantu nakosheje mu kanwa wagize ngo byakoro utariye ntibyakunda ntabwo byakunda kabisa ariko rero iby'Imana ikora hari ubwo wabizi ko mfite cano oya ntabwo nari mbizi natunguwe cyane nge icyo nkundira umugambi w'Imana pe njya nkunda kubwira abantu icyo Imana yagusezeranije ntabwo uba uzi inzira kizanyuramo nta naho kijya njyewe shingiye cano akenshi nkunda gukoresha nyine abahanuzi noneho abenshi nkoresha abo twasenganye cyane nawe twaba twarasenganye ukambwira uti nanjye ura twarasenganye nta kibazo muziho muzane yivugira ijambo ry'Imana gutyo gutyo noneho ngutekerejeho mfata telefone ngo nguhamagare tuzapange ariko nibuka icyo gihe nta bikoresho nari mfite ako kanya ndavuga nese n'ubundi nguhamagaye ukambwira turi tayari naza tugakora uti ndabireka nuko biragenda ndakwibagirwa uyu munsi rero bakunzi ba Concord TV show twiteke 2 z'ukwezi kwa 3 2026 naje nje gusura abandi dusanzwe dukora ibiganiro nje kureba witwa Julienne mama Oruga mba nkubitanye n'uyu mu mama tuba turahuye nibwo nese mubwira nti umva ni nari narakubuze ni nubu ibyo nagushakiraga nibyo ngiyemo none wanyemerera nawe urangije uti nta kibazo rwose ahantu ngiye nimvayo ndaza nkurebe dukora ikiganiro ni gutyo Concord na mama Isabelle bongeye guhura mu kiganiro bari kuvuga imbaraga z'Imana yego icyo gihe duherukana aho twabanaga imiryango yari yegeranye ari iteganye yegeranye yego numvaga igihe kinini uri gusenga 2021 nibwo twabanagaho mu gipangu na nubu niko bimeze ubuho rero byaruhijeho kagira inkuru bimeze bite ubuho byaruhijeho kuko hari umusonga Imana yagize gutya ikuraho yego ni ukuvuga ngo ubu icyameraga nk'ikintangiye cyatumaga ntarushaho kugira neza gusenga neza ubu cyavuyeho ubu noneho ndi gusenga mbohotse nta kibazo nandi kukubaza nti cyagihe pe numva gufuri mu mavuta uri gusengera abantu
ni none na n'ubu nuko ubu ho noneho ndengejeho akantu kavuga ngo byaruhijeho ubu byarikubye kuko nasengaga ndi mu ikode ubu sinkiri mu ikode. haleluya y'abantu baderukana haba hari byinshi ubwo uri kumva Imana yakoze igikomeye. yego none se bari abantu babaga uri gusengera icyo gihe byabaga bimeze ute mwamenyaniye hehe sobanurira. abo bantu hariho abo twabanaga mu makorari, hariho abo twahuraga korari yasohotse, hari n'abo twahuriraga mu rusengero no mu masengesho y'abakozi b'Imana nyine. no twahura tugasenga kuko twasenze Imana igakora. noneho babona uko yakoze bakifuza ko twongera kugira gute gusengana n'ubundi. hakabaho n'abandi bafite ibyifuzo bikaba ngombwa ko bamamagara bakavuga ati dufashe uduhamagarira Imana igira ibyo ikora. icyo gihe nkabikora rero Imana kandi ikagira gute igakora. kandi harimo ubuzima bukakaye pe bugoranye byonyine tutarondoye icyo uvuze niba icyo gihe wari ukodesheje ubu ukaba uri mu nzu yawe. ibyo birabaye. icyo kirivugiye pe cyane. hano rero abo mwavuganaga ukabasengera naho mwabaga mwahuye. ubu iki cyuma muri makubu turi kuganira uri kurebwa n'abantu ni isi yose n'ubundi bazaguhamagara ubasengere. uriteguye? ndi karibu. ufite telefone? ndayifite. ufite smartphone? oya sindayibona ariko nayo nzayibona. ni kamatushi. usaba hanze bazaguhamagara ute? Imana izabitunganya neza, izabigenza neza. ariko reka dutanga amahirwe ku bantu bajya batarangiza ikiganiro kuko nimero kenshi tuyibaza nyuma. reka ngo usabe ubanze utange nimero uzagukenera azaguhamagare none ugiye kutubwira nuko azabigenza. ugiye kuvuga nimero yawe umuntu yakuboneraho. nimero wamboneraho rero ni 078 6 3 2 0 5 0 7. yego ndasubiramo subiramo ngo bayumve neza. 078 6 3 2 0 5 0 7. yego none uzaguhamagara azakubwira ibyifuzo bye, yaba ibyifuzo yaba n'izindi nama zijyanye na Mwuka Wera. yego nizo mu buzima busanzwe nazo nta kibazo ndazifite. yego twazijya kuko Uwiteka ubwo bushobozi yagize gute yarabuduhaye. twaganira nkakugira inama, ushaka ko dusenga tugasenga, yaba ari icyifuzo tukagisengera. mbese byose ni karibu. telefone yanjye ibiri ku murongo nubwo narabona smart ariko gatushe iri ku murongo nta kibazo. mbo njyewe rero ubwo njye ndivugira nkanjye nibura wasanga hari duhuje. iyo umuntu dusanzwe tuziranye azi ikibazo mfite akakimpanura akambwira ati Imana iragikemuye, ntabwo njya mbyizera, njya numva ari amarangamutima ubwo nyine akoresheje kuko tuziranye nyine simbyizere. none we uzaguhamagara azakurondorera ibyifuzo cyangwa n'ukuntu umuntu ashobora kuguhamagara Imana igahita ikubwira ibye. ni ukuvanga ukuntu njyewe simbizi wenda ukuntu abandi babikora ariko ukuntu njyewe n'Imana yanjye dukorana. njyewe urampamagara ukavuga ati mfite ikibazo nkakubwira noneho niba ugifite reka dusenge. iyo ari ngombwa kucyatura mbanza nakubwira ngo niba wumva ko ari ngombwa kucyatura cyature, niba wumva atari ngombwa kireke dusenge kuko Imana tugiye gusenga ifite ubushobozi bwo kugihishura. ikagihishura nkagisengera. cyangwa se niba uri kumva wumva ushaka gusatura kugira ngo wenda uruhuke kuko hari ukuntu umuntu akubwira ikibazo icyifuzo ashaka no kuruhukiramo atari kugira ngo umusengere gusa ahubwo ashaka no kugira ngo aruhuke ku mutima. none bikaba ngombwa kameneka akakubwira uko ibintu bihagaze hanyuma mugasenga. hakabaho n'undi nabwo wabigize iki ubwira noneho wowe ugasenga Imana akaba ari yigira gute
ibivugaho. Yego. Ibyo byose rero biremewe, waba ushaka kwatura, waba ushaka kukivuga ntucyature, icyo nizera cyo nuko Imana impishurira ibikubabaje. Yego. Njye ibyo nizera bya nyabyo niyo nabigize ubwiru no umuhanuzi akabibwira nabwo nta kibazo. Abantu bafite uko bumva ibintu gutandukanye. Yego. Ubwo nawe ari kuri kubyumva sawa, nta kibazo nuko wabikora. Uza kenshi wampanuriwe n'umuhanuzi tutaziranye, mbyizera cyane kurushaho tuziranye pe. Kuko ubuzi ubwo wenda yavuze ibyazi. Hari igihe nyine abantu babitekereza nka gutyo, ariko Imana nzi neza ko ihishura. Yego. Imana irahishura, igahishura ikintu, cyangwa se ikaba yanakubwira ati mubwire gutya, rimwe ukaba wanagira ngo ndabizi kandi ntanabizi. Kuko nabura twabanaga hari ibyo utaruzi, ibindi ukabibonera inyuma. Hari ibyo utaruzi rero, wakumva wenda Imana irabivuze ukavuga ati wenda uyu muntu arabizi, ariko ntago aba abizi, ahubwo nuko Imana ibishatse kugira ngo ikore ku mutima w'umuntu. Yego. Kuko njye mama ni umuhanuzi, data bukwe ni umuhanuzi. Rero ibyo bambwiye ndavuga ni serone mama ntiyambwira ibibi, none uko ngati mwana wanje Imana izakugirira neza. Ubwo rero nkumva ko ubwo nyine ni impuhwe za kibyara kumpumuriza. Data bukwe nawe ati bumura, ati ntiwibuke ibyo yakuvuzeho gutya na gutya. Nanjye nesare rumva kakaza mbo byane nyine ngo nta muhanuzi mu babo ngo ntaki. Ariko icyo nemera cyo ubuhanuzi bwa nyabwo baba bufite ibimenyetso cyane. Bugira ibimenyetso cyane, ko na Bibiliya irabivuga. Bibiliya niko ivuga, iravanga ubuhanuzi bwa nyabwo bugira iki? Ibimenyetso. Yego. Kandi rega buriya iyo uhanuye ikintu ukabona umwaka urashize, ibiri irashize, itatu irashize, ine irashize, itanu irashize, nabwo nawe ubwawe wumva wipinze. Ariko iyo uhanuye ikintu ejo mu gitondo cyangwa nyuma y'ibyumweru runaka, kumva umuntu aguhamagaye ati Mamezabera iki cyakemutse, na wa mwuka wera ukurimo urushaho kwiyongera, ukumva nawe urabyibushe mu buryo bw'umwuka, avuga ati Uwiteka nari ndi kumwe nawe. Natwe ibyo ngibyo biratunezeza. Yego. Uvuze aho ndibuka gutya ko umuntu yakubwira ati ibi byarasohoye, aragushimiye. Ndakubaza ibibazo bibiri bijyanye n'icyo ngicyo. Hari uwo wigeze uhanurira ukamubwira igihe? Njyewe ubuhanuzi bwanjye uko buteye, uwo mwuka wo kukubwira itariki n'ukwezi n'umunsi ntabwo ngugira. Yego. Ahubwo ndakubwira ngo Imana gutya na gutya bivuze gutya, noneho bya bindi biraba. Iyo bibaye rero mu kwezi runaka ku tariki runaka, nibwo uza ukavuga ati bya bindi wambwiye Imana igira gute irabikoze. Niko bigenda. Ntawe wibuka nyine waje akabikubwira ko byasohoye vuba? Ni benshi cyane. N'ubu hari umumama twahoze tuvugana, ubu yabonye akazi ari Rwamagana. Twe duherutse gusengana, aho duherukiye gusengana hari haciye ukwezi. Dusengana babaye yari yarize ibintu bya kontabilite, ariko diporome yigize gute iryamye. Ariko turasengana, dusenganye uwo munsi Imana irambwira ngo mubwire yuko ntanze akazi. Noneho nawe ntiyabanje kubyizera. Gashaka umuntu yashomeye. Yaravuze ati ibi bintu mbihanuriwe kenshi, mbibwiwe kenshi, ariko noneho uyu munsi ko byongeye kugaruka ndamubwira ntihumura. Noneho hari ukuntu hanurira umuntu mu mutima agasa naho abipinze ntatobore. Ariko akabipinga. Imana rero igahita igukora ku maso ikakubwira ati arabipinze. Ubwo nawe ni gutyo byagenze, arapinga mu mutima ati ibi mbyumvise igihe kinini, Imana ibimbwiye igihe kinini, ntacyo kamfe kwikiriza. Kamfe kubyikiriza. Ariko naramuhanuriye, aho muhanuriye ukwezi kurashize, amuhanuriye mu cyumweru cya mbere, mu gikurikiyeho ikizamini kirasohoka, aragenda depoza nk'abandi, arangije ajya gukora nabwo mu kindi cyumweru gikurikiyeho, ubu ni kontabure. Haleluya. Twahoze tuvugana, ariko ngati rwose Imana ikongerera amavuta n'imbaraga, ikibazo nari mfite cy'ubushomeri akazi ndagafite, ati ubu ngubu ndi gukora. Yego. Imana ishimwe. Si n'uwo gusa, hari n'abandi benshi cyane, mbese ntabwo nashaka kubarura. Nikundira ibimenyetso nk'urukiko.
ariko ntibiba byiza iyo hari ibimenyetso. Iyo umuntu afite ibimenyetso nabwo biramufasha cyane kuko bigusubizamo imbaraga, bigatuma n'abandi bakumvise hirya no hino nabo bagasubiramo imbaraga bakavuga ngo nubwo ibyacu byatinze isaha nigera bizagira gute bizasohora. Imana rero ijya ibikora cyane. Hari n'undi nawe uri ubu ngubu navuga ngo ari Rusororo nihatuye, nawe twaravuganye. Rusororo ngira ngo ari mwirinde. Ntabwo ari mwirinde, ni mu murenge wa Rusororo. Nawe twaravuganye, nawe icyo gihe yari afite ikibazo cy'ideni. Ideni uzi ukuntu riryana? Wakwiye kiryo mfite. Wewe ngize amahirwe nkabona Imana irambwiye ati ndari kwishyuriye. Nanjye nzaza nicare kuri kamera umva mbivuge. Umva nanjye. Umura Yesu azaryishyura. Ni ukuri. Rero nawe twavuganye yari afite ideni rya miliyoni 2. Ambwira ati nsengera. Ati ideni riranyishe kandi n'incunga nabi riransuhura kandi inzu ndimo bayiteje sinzi niba byavamo. Ariko twarasenganye nawe haciye nk'icyumweru ampamagaye yavuze ati ideni ryarishyuwe. Ubwo uri kumva uwo nawe icyo nacyo ni igihamya. Yego. Ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari gukora. Hari undi we ntabwo ari uwakure ni uwa hano muri Burera. Nawe yari afite ikibazo cy'urubyaro. Yari amaze igihe kinini nta mwana, yanasama ikavamo, yanasama ikavamo. Abo bari barashakiye rimwe abyaye bo babyaye kabiri. Ayiwe. Nawe rero byagenze gutyo araza turasengana. Yego. Ariko Imana imbwira ko agomba kubyara. Yabyizera. Yego. Ndakomeza ndavuga nti nyamara Imana yambwiye gutya. Imana yambwiye gutya. Yego. Igihe cyarageze umwana we ubu ngubu afite umwaka. Haleluya. Mwana we yarakuze. Yego. Hari nabandi benshi cyane. Abo nabagiye baguhamagara ko byasohoye. Nta muntu wigeze uhanurira akabona byaratinze akaza akaba yanagutuka akakubwira nabi atari cyo Mana yawe ati byuburi kuvuga tubundi ubuvugijwe bimakaga akakuki nabi. Hari uwari ubigerageje ashatse kuzanga mbese nyine byumva arafite kamere y'ibyo yashatse yasengeye ariko bitarasohoye kandi none ari nge byaciye. Ariko igitangaje kinasekeje umunsi yaje aje kundeba aje kuntuka kambivuge ko yaraje azanye kamere. Uwo munsi yaje aje kundeba afite kamere nani uwo munsi byasohoye. Uwo munsi niho byasohoye. Arangije aravati rwose umbabare nanje kugutuka none nakiriye telefone y'umugisha. Nose bamuhanuriye iki koko niba atari ibanga? Ikintu nari namuhanuriye ni umugabo wari umaze igihe kinini ari umushomeri kinini cyane kandi bari mu ikoni. Noneho arangije arambwira atariko ubwo urabyumva nyine hari haciye igihe kinini. Uko ndi kumvaho nari mbihanuriye hari hashize nk'umwaka mbimubwiye. Umwaka ni munini mwashaka ku mushomeri. Kandi uri mu ikoni uri kubura urabyumva nawe. Rero umwaka wari ushize arangije aza ari byo bimuzanye aje yemwe no kuvuga ati iyo Mana yawe wayigumaho tayigumaho nge ntibindebe icyo nzi cyo nuko nzi ko yakubeshye niba ari nawe yabikubwiye. Mugabo yari amaze igihe kinini ari kudepoza. Ariko ngo Uwiteka burya akemura ikibazo iyo ibintu byanze byananiranye neza neza. Yego hobo n'imbaraga zawe zarangiye. Nuko araza umugabo ariko yari yaradepoje. Maze kudepoza biragenda mbese bisa naho bitaye agaciro. Ariko uwo munsi turi kuvugana kigera mu rugo nkimwakira gitangira kubimbwira niho yumvise telefone y'umugisha ihamagaye. Umugabo aramubwira ati hahano na depoje barampamagaye ati banshatse guhera ejo barambura ati none ubu baramfatishije barambwiye ngo ni nihute. Aragenda ubu rero ari mu kazi na kontara yarasinye ya burundu. Mbese urabyumva Imana arabikoze. Hari n'undi twasenganye nawe turasengana wa haramukino ni umumama w'inshuti yanjye cyane. Turasengana dusengana nawe ari mu buzima bubi. Umugabo we yari umufundi w'umunyabiraka ariko Imana irambwira ngo nimubwire ngo itanze akazi katarakibiraka. Ubu ngubu nawe akora muri surufo
mbese byarakunze nawe nta kwezi gushize aho abimbwiriye urumva ko Imana hari ibyo igenda ikora natwe ubwacu kandi hari ibyo twibonaho Imana itubwiye ngo nzabagirira gutyo yego ikabigikora. umva witegure uzi ibintu ndakora turi mu masaa 7 gutyo ubu turi 6:37 ikiganiro cyawe uko biri kose nka saa moya kiracyageze kuri YouTube guhera saa 2 telefone ube wacaginze ejo n'indi minsi uko bazajya bahora bareba ufata umwanya pe abantu bazaguhamagara ujye ubitaba ubasengere kandi nanjye ndi gusaba ngo Imana iguhe smartphone ugango ndi gusaba Imana ngo igufashe ubone smartphone ujye kuri WhatsApp n'abari kure bajyabona uko baguhamagara ubasengere kuko nje nkurikije uko twabanye no mpamvu nakubajije nti tugituranye uko numvaga gusengera abantu na nubu ni kukiri cyangwa wasubiye inyuma urambye utavuga amavuta yariyongeye ati uko nanjye Imana yahinduye imibereho ati mvuze kimwe cyo cyonyine cyagiye nari nkodesheje ariko ubundi mu nzu yanjye yego rero rwose uzaguhamagara abashaka muzamuhamagare rwose ndi kumutangira ubuhamya. Mama Isabelle reka dufate umwanya ubwirize n'abantu yego babwira ijambo ry'Imana rikuri ku mutima rwose ni karibu hano ni mu rugo nta kibazo. Rero reka dusome muri Ezekiyeli ibice ni 37 37 turahera ku murongo wa mbere tugarukire kuri 7. Yego. Mwana ayihangane mukanya rezima kugira ngo ujye kureba umwana. Rero turareba muri Ezekiyeli niko nari mvuze. Yego. Ibice ni 37 murongo ni wa mbere turagarukira kwa 7. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Turasoma ku murongo wa mbere twagiye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa anzengurukanaho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami w'Iteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka. 7 nuko mpanura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda mbona isi itigita amagufwa araterana igufa risanga irindi ryaryo. Amen. 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 Uyu muhanuzi Ezekiyeli yari mwiyerekwa arangije yumva ijwi ry'Uwiteka riramusanga aramubwira ngo hanura. Mu by'ukuri ibyo yahanuraga yumvaga ko bidashoboka. Yego. Kuko hari igihe uhanura ukumva kamubiri kaje ukavuga ariko ibi bintu ndi guhanura bibaho birashoboka. Nawe yahanuye yumva ko bidashoboka. Yego. Kuko yari ari mwiyerekwa ajyanwa ahantu ahageze ahasanga ibyo ngibyo yahabonye arayo magufa yumye kandi yaratandukanye. Noneho ngo we ngarangije ngo yumva iryo jwi riramubwiye ngo hanura. Yego. Amaze kubyumva ngo riramubaza ngo mbese mwana w'umuntu birashoboka yuko aya magufa yaterana hakavamo ibizima? Aleluya. Amen. Ngo arangije ngabwira Uwiteka ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Yego. Ariko ngo Uwiteka arongera amubwira ngo hanura. Nawe noneho yabyivugiye ngo mpanura uko nategetswe. Yego.
arahanura ngo akivuga ibyo ngo yagiye kubona ngabona ngo umuyaga ngo uturutse mu birere bine uraza urahuha, umaze guhuha ya magufwa araterana, buri gufwa risanga iryari, imitsi iritera kuri ya magufa, inyama ziraza. Ariko ngo ibyo byose nubwo byabaye nawe yari atarabyizeye kuko yari akiri mu iyerekwa, ariko kuko Uwiteka ari we wari ubivuze ngo yagiye kubona bigize gute birabaye. Yego. Umanutse hepfo gato hari ahavuga ukuntu ngo iyo mirambo yaraje ngo yabaye nk'imbaga, ariko ibi imbaga y'imirambo iryamye, ya mirambo ariko ntiyahumetse. Yego. Ngo idahumetse nabwo kandi bimubana ikibazo, bimaze kumubana ikibazo ngo Uwiteka nibwo yamubwiye ngo nahamagare umuyaga iburasirazuba iburengerazuba, mbese mu birere bine. Ngo nuko agiye kubona abona ngo Uwiteka kuko bitari biri mu mwuka, yari byateranye ariko nta mwuka urimo. Ngo agiye kubona abona Uwiteka agize gutya, wamuyaguraza umaze kuza ngo ya magufwa arangije ngabamo imbaga y'abantu benshi cyane. Ngo agiye kubona abona ni imbaga y'abantu benshi bafite inyama n'amaraso kandi bafite n'umwuka, mbese ubwo bari guhumeka. Yego. Iyo rero ibyo ngibyo bisobanuye cyangwa se ubyitayeho ukabitindamo cyane, uhita ubigereranya n'abantu, ukabisanisha n'abantu, ubuzima bwa muntu cyangwa se aho dutuye. Ubu muri iyi minsi abantu bafite ibintu byinshi bibumishije. Hari ibitumye abantu buma, kwa kuma twabonye muri aya magufa. Yego. Ari ubukene bwatuma wuma, amadeni yakumisha, inzara yakumisha, ibibazo byakumisha, ubugumba bwakumisha, mbese umuntu afite icyatumye yuma. Niko yo turi gusoma ijambo ry'Imana cyangwa iyo turi kubivuga turabivuga, ibyo byarabaye birahita, ariko tugiye mu isi ya none tubisanisha n'imibereho tugize gute turimo. Uvuga ngo abantu baruma, hari habuma mu buryo bw'umwuka, hari nabuma mu buryo bw'umubiri, hari nabuma bakuma mu buryo bw'umubiri no mu bw'umwuka bakuma. Yego. Aleluya. Amen. Uruma mu buryo bw'umwuka ni cya gihe uba ntagakiza, utazi ngo mu nzu y'Imana bimeze gute, mbese utereye aho, reka mbivuge muri ubwo buryo, utazi ngo gusenga, mbese ntacyo ufite wizera. Yego. Icyo gihe tubifata nk'umuntu wumye mu buryo bw'iki bw'umwuka. Mu buryo bw'umubiri rero hari igihe iyo Mana uba uyizera unayikunda, ariko ukaba ukiri kuri tekeri cyangwa ukiri muri bwa buzima nka bwa bundi nyine nabanje kuvuga hahandi navuye. Icyo gihe nabwo uba wumye, ariko hari igihe Uwiteka agira gutya agafata ubushobozi bwe n'imbaraga ze, yarangiza akaza akagukoraho ya magufwa yawe yaratandukanye, cyangwa kwa kugwengera kwa kuma wari ufite ukongera ugasubirana itoto. Niho hahandi ujya kubona ukabona wari umushomeri ubonye akazi, wari uri mu ikodo ubonye inzu. Icyo gihe nge mbifata nk'aho Uwiteka aba yongeye kuguhuhaho, za nyama zigaterana, imitsi zikabaho, amagufa, mbese buri gufa rigasanga iryari. Icyo gihe Uwiteka aba yaguhuhiyemo kandi aba yagukozeho, ibyumye bigahinduka bibisi, cyangwa se bikongera bigasubirana ubuzima. Kuko n'iyi mbaga ngo niko uyu yari ari mu iyerekwa, niko yabibonye. Ariko Uwiteka avuze ijambo rimwe birakoreka. Ku buzima bw'umuntu rero, iyo Uwiteka avuze akavuga ngo ibi nibibeho biraba. Iyo Uwiteka avuze ngo iki nigikoreke kirakoreka. Iyo Uwiteka avuze ngo urarya byanga bikunda urarya. Iyo Uwiteka avuze ngo urambara byanga bikunda urambara. Tutitaye ngo byaciye mu zihe nzira, Imana ifite inzira ibinyuzamo. Nukuri. Nabonye Imana mbona ko nta kivuga ngo kibure guhera. Nabonye Imana mbona ko iyitegetse ibyitegetse bibaho. Nabonye Imana mbona ko Imana yimanutse iramanuka kandi imanukana imbaraga nyinshi. Hari korasi barimbaga bavuga ngo ntawe yahaye ngo imuvangire mw'amazi, ngo nta n'uwo yahaye ngo igaruke igire gute ibimwaga, ahubwo uwo yahaye irabikomeza ndetse ikanabyongera. Niyo wakubiswe ugahondagurwa, Imana yimanutse bya bindi byose bigira gute biribagirana. Nibyo byabaye kuri aya magufwa rero, nta iryo yerekwa Ezekiyeli yagiyemo, kuko we yabibonye neza ari mu iyerekwa. Imana iramusanga irangije irahuha kakuka karangije kaba mu bantu. Uwiteka arebye avuga ati aba bantu nubwo bwose babayeho bafite inyama n'amaraso, nanone mu bundi buryo
ngibyo ntabwo bagakwiriye guhagarara, ntibanabishobora, nta mwuka bafite. Iyo njyewe rero ngeze kuri ibyo by'umwuka nabwo nanone mbifata mu buryo bubiri. Njya mu buryo bw'umwuka nkajya no mu buryo bw'umubiri. Avango mu buryo bw'umwuka, Uwiteka ararebye aravuga ngo aba bantu bakwiriye kurya, bakwiriye kwambara, cyangwa se bakwiriye kubona ubuzima buzima. Ariko ubuzima bwose ntibabubamo nta mwuka wera batamfite. Je niko mbifata. Avango ntibabibamo batamfite, ntibabibamo tutari kumwe, ntibabibamo mbayoboye, ahubwo reka mbahereze mwuka wera, cyangwa reka mbahe kumenya. Yego. Haleluya. Amen. Imana irangije avango reka mbasukire mwuka wera. Mu buzima busanzwe rero nanjye ubwanjye nihereyeho nsanga ibyo nakora byose ntafite mwuka wera ntabwo byashoboka, kuko nawe wabyivugiye neza uravuga ati nge nkuza usenga. Yego. Icyo ngicyo rero Uwiteka arebye avango urumye, Mama Isabelle urumye, igufwa ryawe ryatandukanye n'irindi, nta mitsi ufite nta n'inyama ufite, reka mbigushyireho ariko nkongerere na mwuka wera. Nta nibyo ibi ngibi rero. Imana rero ikora ibintu mu gihe cyayo kandi ikabikora neza, kandi iyo ibonye igihe kigeze cyo kugutabara iragutabara, kandi nta n'ikintu ivuga ngo gihere. Kandi iyo Uwiteka avuze ngo baho bimwe navuze ubaho, kuko ari we ubivuze. Abantu rero bihebye, abantu bafite ibibazo, abantu bashavuye, abantu bafite intimba, uyu munsi nabazaniye ijambo ryo kubabwira ngo Uwiteka yururukiye guhuha mu magufwa yumye, yururukiye gufata igufwa akarisangisha iryaryo, yururukiye gusuka mwuka wayo ku bantu ngo igiti cyangwa se abantu bumye bongere basubirane ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Imana niyo gahunda ifite uyu munsi. Yego. Iby'Imana bivuze ntabwo wabirangiza, n'igihe uvuga ukaryoherwa ukumva wakomeza ukavuga, ukumva wakomeza ukavuga kubw'ibihamya n'ibimenyetso. Ariko turi kumwe, amagambo Imana yarinkize ku mutima nayo ngayo. Mu gusoza rero turusoza mu bw'ijambo ry'Imana, ntabwo twarisoza ngo tureke kuriherekeresha isengero. Reka dusengere n'abantu abari bumva ko bihebye, abumvaga nabo barumye, abumvaga batinze ku misozi, abumvaga ibibazo bibaye byinshi, abumvaga amadeni yarabumishije, abumvaga inzara ibumishije, abumvaga mbese ubugumba bubumishije, abumvaga ibibazo bitandukanye hirya no hino bibumishije. Tugiye gusenga Uwiteka, tugiye guhamagara Imana kugira ngo yongere amanuke ku bantu bayo, bongere basubirane itoto mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwera wa Isiraheli, Mana ivuga bikabitegeka bigakomera, uri umugabo uruta abandi bagabo, uri igihangange gisumba ibindi byose, imbere yawe nta urarufa kandi ukaba omega. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turasenze, dusengeye imitima yumvise ijambo ryawe. Tumaze kumenya neza ko wahusha umuyaga ugahuha muri ariya magufwa akongera agaterana, dusanga natwe hari ibyatwumishije, abantu bawe basanga hari ibyabumishije, ariko dusigaranye ibyiringiro by'uko uzongera ugateranya amagufwa. Mu izina rya Yesu Kristo rero turagusabye ngo uteranye amagufwa yatandukanye, wongere uyahuze, wongere uyasubiranye, wongere uyatereho inyama, wongere usukemo mwuka wawe, kugira ngo abantu bawe babeho, bongere bahumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka ubarengere cyane, ubabere ku rugamba, nubarwanirire mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri bakubone, aho bicaye bakubone, abaryamye bakubone, abagenda bakubone, abari mu bitaro bakubone, abari hirya no hino bakubone, abari mu mage bakubone, abari mu bibazo bitandukanye bakubone, ineza yawe babonekeho. Kandi uyu munsi amagufwa yumye yongera asubirweho, yongera abonweho nawe, yongera akorweho nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, Imana yacu bwite, twagiye tukubona mu bintu bitandukanye, twagiye tukubona tugenda, tukubona turyamye, tukubona twariye, tukubona dushonje, ahantu hose waratwiyeretse, kandi dufite ibihamya n'ibimenyetso by'uko nta n'igiti cyatemwe kitazongera gushibuka. Mu izina rya Yesu rero dusengeye abantu bumye, dusengeye abantu bafite inyota, dusengeye abantu bafite ibibazo, dusengeye abantu bafite akaga,
akaga, dusengeye abantu babuze amahoro, dusengeye abantu babuze ibyiringiro, dusengeye abantu batakaje kwizera, ngo wongere ukubasubizemo, wongere ubarengere, wongere ubatabare, kandi imitima ishavuye uyihe kunezerwa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, ngaho ganza, haleluya, ubere ku rugamba abantu bawe, ubimane cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho uganze, utegeke, byose bice bugufi mu izina ryawe Kristo tubisabye, amen. Amen.